satani. Tawe. Iri kweto mbisizemo imbere. Amani. Baba we. Umbaze nawe waje se. Nawe waje. Yego ngo ashana warucitse amureze. Ahubwo se ndabona kutorotse se n'ibirenge. Ahubwo dorenzanye na kaga kayitura dabura. Kira gisasa ngo nicyo na animateur kiba cyaduhejeje byadanje. Uziko narinze kudacika wakino. Uziko narinze kudacika. Najya mwibizi ni gucika bya hata. Tabaka tujya kwirebera agacupa hamureze. Cya gisaza cy'umukiba cyakane. Ako se ubwo turajyana wambaye n'ibirenge. Nese kingo tusikeme imbere wadaje ugende. Ubuso abayobozi bakubonye. Animateur hano wasubira none animateur umeze kuriya. Ako n'ubundi urakomeye. Cya gisaza nabirabikote ntacyo wawe. Ubundi ngiye nyirangiza amashuri kaminuza yanjye atatu yisumbuye yonyine. Ubwo nese nza muri iki kigo kubandi materi. Ubu rero nakuzanye hano ngaha ngo dukwepe ibira byari mu byose. Sibyo? Nabya binyeshuri akavuga bibateza. Ko nyamone binyeshuri bishaka kukwifatishwa ku rutugu. Ntabwo ari gusa. Ese ubu warize utambeshe. Ngiye niza amashuri atatu yanjye yisumbuye bahita bangira ndi materi. Ariko subona se kuntu mbayeho neza. Ikigo ndagitoroka. Wambaye na neza pe. Ikigo ndagitoroka ntago noroka. Ikigo ngenda gisohoka neza nkagenda ngafata agacupa kamwe mu rwego yibashe nubwo ngugwago ariko ntago ngugwago. Nyine ndagenda nkagura uducupa tumwe twiza kwa dodo bwongo. Nyine zazindi dondo bwongo za Primus Sesinzi. Nizo ngenda nkagura nziza. Ubu nawe mukanya tuba twagiye gufata agacupa kamwe, sibyo? Ahubwo se kira kigo ubona na biriya bibamo. Ubona tuzakiyobora gute? Tumenye bigenda bigira byihindukiza byigaragura. Nkavuga ati ariko kubera ubuhara. Nanjye umunsi niba munakuzanye hakujya wenda unyize icyo rari wenda. Nta kibazo. Ubu ngere uyu muntu. Nubwo ako ndikumva afite akaka itabi oya nyine nabwo nk'itabi ngiye uri kureba gutya sibyo nabwo nk'itabi sinywa na dondo ubwonko ngiye nk'ibidondo ubwonko byinshi nyine bya Primus nibyo ninywera ngiye sibyo ako kiriya kigo n'ubundi urabizi n'abanyeshuri nyine binywera ibiyoga gusa sibyo kuki urabizi ko biba bivunana sibyo rero wowe mwarimu sibyo niba ariko ndikumva kantu no. Sande matego man. Byose ni ibiki kandi. Rwaro rusaki. Andi materi sugira umwanda baho we. Ugize ngo iki? Ubwo se hari ninda. Oya, ziko ngira isuku. Reba gakoto ziko nagakwe muri dawo cyabone kano ngaka kujanze kubandi materi bakinora. Mwana ariko ntago narifura da. Kuri furasi? Ni nka rimwe mu mwaka. Nyine iri kote mba narimeshe. Usibye ko nyine hari ngera nk'ahana mara kunywa kadodo ubwo mwaba ndagaramye. Ese ujye usenda ndi mata. Oya nyine hari njya nk'umukabari. Mwecara ngagereka akaguru ko kandisha. Yego mananje. Kumbi uranywa nawe. None se kuki hora wigisha abanyeshuri ngo ntibakanywe inzoga ubwo wowe uri mu biki? Ubundi ibanga niriye. Ibanga uzijyara ryo nagucya mbabwa ngo batanywe inzoga ngiye kintu babwiye cyo ibitabo babishira mu mutwe bagasoma nabyo kuva basoma ibitabo icyo kintu nicyo tugenderaho muri kiriya kigo subizi andi mata abanyeshuri bawe rwose mana yanjye umva ego man oya nyine andi mate ubwo se ujya woga Avezu tagwadura always waje nk'ibintu bishoboye wa mugabo shamani karakago kari kameze neza nuko ndi kumva umuntu hasi bimeze nabi waje daboba ndi kumva bimeze nabi man wa musani ubwo uragera mu kigo umeze uki akoshaho bimeze neza bimeze nabi ariko mugira inama cyamana kiba kidafite n'utuntu tw'abana wajya kureba icyana sesha abari indangambi gukanagura dore n'ikini ariyo ako zo barashobora wanasinda mwana urazi kugenda ameze neza nikomeje imana uratega nkubwiye uretse ni kugera ngiye gutungire mu kigo ajya cungire bisigaho batera hanyuze akayibona izi ngo ngo kagiye kanje kureba weho gendeye bicyo cyana ngiye kugenda mu meze nabi ngo meze nabi igozanje wakino mani wirinde wa muswire mani kanje kureba ugende wikomeje kadigira mushire hangaye kugira ngo ubone ko magacupa wenda nka bibiri ngira ko 07 ndakubonye namubonye si umunyeshuri ndakubonye
ariko bandi materi b'iki gihe ni nk'ibigoryi ubu se nka kirakirutse kigiye he ariko nyagasani umva kumenyana n'ikintu nka kiriya n'ubu kabisa